Muraho neza, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakwinjiza arenga miliyoni mu kwezi kumwe, ibintu byakozwe na Vestine na Dorcas n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, ariko uyu munsi turaza kwibanda ku muziki ndetse no ku tundi tuntu tw'ingenzi. Mu by'ukuri ushobora kuba wakwikorera, upfa kuba ufite telefone yawe kandi ukaba ushaka kuba wabigeraho. Mu kwezi kumwe ushobora kwinjiza arenga miliyoni. Uti bikora bite? Bigenda bite? Si ubutekamutwe? Oya, iyi ni video y'ukuri ngiye kuba nkugezaho muri aka kanya. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bikomeye, ibintu nabonye kuri internet. Ni ibintu byerekana neza ko nta muntu udashobora kunguka miliyoni mu kwezi kumwe, mu gihe yabihaye umwanya akicara neza ndetse rwose akabisobanukirwa. Reka dutangire mu buryo butangaje. Urabona Vestine na Dorcas bagiye gusohora indirimbo nshya yitwa Usisite. Abantu bose barabategereje, views zabo ziri kurenga miliyoni mu minsi mike cyane. Abantu bose bakibaza bati ese bishoboka gute ko umuntu uhagurutse akajya muri studio rimwe cyangwa kabiri mu kwezi ashobora gukorera amafaranga menshi bene kariya kageni? Nibyo birashoboka cyane. Uyu munsi ndaza kukwereka ukuntu nawe ushobora kuba wabigeraho utari umuhanzi, cyangwa se uri n'umuhanzi ariko ugakoresha smartphone yawe, amafaranga make ufite n'ingufu zawe gusa. Reka tubitangirire hamwe. Gusa niba ari ubwa mbere unkurikiye, wibuke gukanda like, ukande na subscribe kugira ngo iyi video irusheho kugera ku bantu benshi, bityo bose ikomeze kubafasha, bizanatuma n'izindi video zacu zose zibasha kukugeraho neza cyane. Burya abantu benshi baravuga ngo amafaranga n'ay'abanyamahanga, amafaranga n'ay'abafite amahirwe, amafaranga akomoka kuri connection cyangwa se abantu muziranye. Ariko ibyo byose bishobora kuba byakora, ariko ntabwo ari byo bishingirwaho cyane. Ushaka kuba nkabo, by'umwihariko babona amamiliyoni mu kwezi, banza uhindura umutwe wawe mbere yo guhindura ubuzima. Vestine na Dorcas bageze aho bageze uyu munsi, bigaragaza yuko mu by'ukuri hari aho bavuye, hari n'aho bageze. Icyo nshaka kukubwira ni uko kuba bari kwinjiza arenga amamiliyoni ku kwezi muri iyi minsi atariho batangiriye. Babigezeho kubera consistency, guhozaho, babigezeho kubera discipline, imyitwarire myiza, babigezeho kubera gukunda akazi, babigezeho kubera content irimo amarangamutima ndetse na emotions iri buze ikagira icyo ifasha abantu. Babigezeho kandi kubera audience bakomezanyije imyaka myinshi, bitewe nuko bakomeje kumenya icyo audience yabo ishaka, bagakomeza gukora indirimbo zikora ku mutima, indirimbo z'ihumure ndetse z'ibyiringiro. Ntabwo bahereye ku mamiliyoni, ahubwo bahereye ku gukunda ibyo bakora ndetse babikundisha n'abandi. Strategy ya content ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Dore uburyo butanu bwihuse bwo kwinjiza miliyoni mu kwezi kumwe ushobora kuba wakoresha. Abantu benshi ntibabyumva, ariko babisobanukiwe barabizi. Content niyo business ya mbere iri kwinjiza amafaranga menshi mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nibyo, by'umwihariko ibintu byose bikorerwa muri content. Hariho amafaranga yo kureba views, ahangaha platform runaka iraguhemba. Ushobora kuba ukoresha YouTube, ushobora kuba ukoresha n'izindi mbuga zitandukanye za Spotify ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye bicuruza umuziki cyangwa se ibihangano ibyo ari byo byose, ariko ushobora gutambukirizaho content yawe. Mu by'ukuri content nizamo ikitwa sponsorship. Sponsorship ahangaha ni uburyo ki abantu bakunda ibyo ukora bashobora kugushyigikira baguhereza amafaranga. Ahangaha rwose igihe wakoze ibintu byiza, n'umuntu uri hanze ashobora kuguhereza amafaranga menshi, ku buryo n'iyo miliyoni ushobora kwiyuzuza no mu byumweru bibiri, bitewe n'abantu uburyo bakunda ibintu byawe ndetse bifuza kugushyigikira. Hari uburyo kandi buzwi nka affiliate marketing, aho bashyira ibicuruzwa hanze ukaba wagifata ukagipostinga kuri channel yawe, bityo cyagurwa ukaba wakwishyurwa komisiyo. Aha haba harimo imashini zihenze, haba harimo ibikoresho bihenze bitewe na content ukunda gukora, bityo rero kuba wakunguka miliyoni mu kwezi kumwe bishobora rwose no kutageramo, ukaba wanayikorera mu cyumweru kimwe. Hari kandi uburyo bwa advertising buzwi n'ubundi nk'ama ads, by'umwihariko bukora ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku zindi platform zitandukanye, aho ukora video bityo yarebwa cyane ugasanga hacishijwemo amatangazo agiye atandukanye, ariko ibi byemererwa cyane cyane abantu bafite monetization. Ariko niba udafite monetize, ushobora kuba watangira kwamamaza ibikorwa bitandukanye, byaba ibyaho ngaho muri quartier cyangwa se ibyo mu mijyi igiye itandukanye, ukabifashisha by'umwihariko mu kubimenyekanisha, bityo ukabasha kuba wakwishyurwa amafaranga.
Ibi bigendana na promosiyo ndetse n'ama brand deals. Iyo ufite channel ikora neza, itanga ubutumwa bwiza, yigisha abantu, by'umwihariko ibaha ibitekerezo bifatika, ibereka uburyo ki bakwiriye kubaho, cyangwa se ikabitanga uburyo bw'amarangamutima bubafasha kumera neza mu gihe bumvaga batameze neza, ari nabyo Vestine na Dorcas bakora. YouTube ishobora kukwishyura miliyoni menshi mu kwezi kumwe, kandi urabizi mu Rwanda bakiriwe benshi barabikora. Za Isimbi TV zirabikora, za Yago TV show zirabikora, za Miye Empire zirabikora, za Miye Music ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo mvuze ingero nini kugira ngo ubashe kubyumva neza, kuko ni zimwe muri channels, ariko hari n'abandi bantu benshi binjiza amamiliyoni wowe utazi, kandi babikesha urubuga rwa YouTube. Gukoresha YouTube ndetse n'izindi platform bishobora kuba byagufasha kwinjiza ayo mamiliyoni menshi cyane mu kwezi kumwe. Abantu benshi bajya batekereza ko ukeneye kwiga IT cyangwa ukiga MBA kugira ngo winjize amafaranga. Nibyo byagufasha, ariko si byo byibanze. Dore skills zoroheje zinjiza amamiliyoni mu Rwanda harimo kuba wakora editing ya smartphone. Niba ufite telefone yawe ushobora gukora editing mu by'ukuri ukoresheje za CapCut, wakoresha za YouCut video editor ndetse na za VN, bityo ukaba wabasha kwinjiza amafaranga afatika. Ushobora gukora icyitwa social media management, iyi nayo irakora cyane. Ushobora gukora icyitwa content scripting, ahangaha ni uburyo ki ushobora kuba wafata ibitekerezo bityo ukagenda ubyandikamo ibintu runaka bikenewe. Ushobora gukora voice over nk'iyi ngiyi ndi gukora, ukaba wagira ibyo wigisha abantu cyangwa se ugatambutsa ubutumwa runaka. Ushobora gukora icyitwa thumbnail design, ahangaha ni mu bujyanye n'ubugeni. Ushobora kuba wafata ikintu ukagishushanya neza bityo ukaba wakwishyurwa amafaranga. Izi skills ntabwo zisaba amafaranga, ahubwo zisaba igihe gusa no kumva ko iyi business ishobora kugutunga ndetse yavamo n'amamiliyoni. Hari business zitangira n'amafaranga make cyane ariko zigakuramo aya mamiliyoni abantu banga kuvuga. By'umwihariko hari business zijyanye no kugura no kugurisha ibintu byoroheje, amaparfait, amawallet, amayekuteri, amasharijeri ndetse n'amavuta. Ibindi bintu bikenerwa buri munsi, ndetse buri kimwe cyose ukibuze ku munsi byakugora ko ubuzima bwawe bwabasha kugenda neza. Gukora food delivery, kugemura ibiryo abantu babikenera buri munsi. Ahangaha amaji, milkshakes ku tubari duto dutandukanye baba bayakeneye. Ikindi kandi ushobora gufata amakontenti ukongera ukayagurisha. Ni ukuvuga ngo ahangaha bigenda bite? Ushobora kubaka page runaka ukajya ushyiraho amavideo mato cyane, bityo ugasanga wicururiza ariko ukoresheje page yawe. Ushobora kwamamazaho business yawe, ushobora no gufata ibintu by'abandi ukabyamamazaho, bityo abakiriya babonye bakabasha kuba bakwishyura. Iyi ni imishinga ikomeye cyane iri kunguka vuba cyane mu Rwanda, ni nayo mpamvu ngusaba kuyitaho ndetse ukayiha agaciro. Dore strategy rero ya consistency, icyatumye Vestine na Dorcas bagera kuri ibi byose. Ngira ngo murabibuka neza bagitangira video bakoraga, uburyo baririmbaga, uburyo bambaraga, ni ibintu buri umwe wese yakwibazaho, ariko ukurikije aho bageze ubu mpamya ko utakirirwa gushidikanya. Ikintu cyatumye babigeraho ndetse gituma n'abandi babikora ni cyitwa consistency, guhozaho. Abantu benshi burya bagira ibitekerezo ariko bagacika intege. Wowe icyo ugomba gukora, ntukwiriye guhagarara, ntukwiriye guhagarika gukora ibyo ukora. Niba arizo video zawe watunganya gugenera abantu buri munsi, zikore buri munsi kandi ushyiremo imbaraga. Ntugahagarike business utitaye ku mafaranga iguhemba, nubwo yaba make ejo yiyongera handi make bikarangira yabaye menshi. Ntukavuge ngo views zaragabanutse cyane, by'umwihariko ku ba content creators. Uyu munsi niba ubonye views 2, ejo uzabona 5, ejo zizaba zageze ku 1000, n'aya mafaranga wabonaga yiyongera. Ibyo byose rero ni ibintu buri muhanzi cyangwa se buri muntu wari wese ushaka gutera imbere ashobora kuba yakoresha, kuko Vestine na Dorcas babinyuzemo kandi babashije kugera ku nyungu zirambye. Abantu rero baribaza bati ni gute mu by'ukuri dushobora gukora ibintu bitangaje ariko atubikesha ibintu byoroheje twahereyeho? Nta kindi ni uguhozaho, ni ukubera consistency. Iri ni ryo banga abagiye batera imbere bose bagiye bakoresha, kuko ya nyungu ntoya wabonye uyu munsi iyo yongeyeho indi nyungu wabonye ejo bigufasha gutera imbere bitewe n'uko inyungu yawe iba yamaze kwiyongera. Utitaye ku kazi kose ukora, ikintu cyitwa consistency niwo musaruro, kuko ibikorwa nibyo bitanga inyungu. Mu gihe utakoze rero ntabwo wabona inyungu. Reka ngaruke ku ba content creators, agira gutyo ugasanga akora video imwe mu cyumweru cyangwa video imwe mu kwezi, ariko uribaza
video imwe mu kwezi cyangwa mu cyumweru izakwinjiriza amafaranga angana gute? Shaka video nyinshi, ushaka ibitekerezo byinshi, abantu bahereze content buri munsi, bityo babikunde, bamenye ibyo ukora, nabo bazagushyigikira n'ayo mafaranga ubashe kuba wayabona. Ahangaha rero niho abantu benshi bakomeye bagiye bava ndetse bakubakira ibikorwa byabo. Vestine na Dorcas bagiye gusohora indirimbo nshya yiswe Usisite. Ahangaha by'umwihariko abantu bose bararekereje, abantu bose barashaka video zijyanye nabo. Mu by'ukuri ushobora gukora ama reaction videos, ahananga nama video ushobora kuba wakora agaruka ku bijyanye n'iyi video bagiye gukora. Ushobora gukora ama analysis, ukanaliza ukagira ibyo yivugaho. Ushobora gukora ama motivation videos, ukaba wagira inama abantu bitewe n'iyi ndirimbo igiye gusohoka. Ushobora gukora ama behind the scenes, ushobora gukora ama business ashobora kuba inspired n'iyi ndirimbo ya Vestine na Dorcas. Ibi byose birakwemerera gukurura views mu buryo bwose kandi bworoshye. Ibi ngibi nibyo rero birabaza kugufasha kuba wabona ya mafaranga menshi ndetse ukayinjiza mu kwezi kumwe gusa. Reka tubirebere hamwe muri script yihariye. Uko wabikora mu mibare kugira ngo umenye ko miliyoni ishobora kuboneka mu buryo bworoshye utari kubeshywa. Iyi ni imibare nyayo ishingiye kuri analytics YouTube itanga. Bavuga ko views ni buri 200 ushobora kwinjiza amafaranga ageze mu 100 kugera ku 150 ndetse binarenga bitewe n'uburyo ki video yawe yarebwe. Baravuga ko kandi views 500 ushobora kwinjiza ageze ku 300 kugeza ku 450 by'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'uko video yawe yarebye. Bishobora no guhinduka bikajya hejuru cyane cyangwa se bikaba byaza munsi. Ikindi bakavuga ko views miliyoni niba ushobora kwinjiza hejuru y'600 kugera ku yarenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngibi ni ibintu ba Vestine na Dorcas bakora mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri. Sinabo gusa n'abandi bantu benshi barabikora. Abangaba ushobora kwibaza uti wenda nibo basohora indirimbo nibo mukunze kubonaho views miliyoni, ariko ndagira ngo nkubwire ko YouTube igiye guhemba ntabwo ihembera buri video imwe, ahubwo ireba total views wagize. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba utagize video yagize miliyoni ariko ugasanga video zawe uziteranyije ama views zifitemo ama miliyoni. Icyo gihe rero urumva yuko ya miliyoni uraza kubasha kuba wayigeraho ndetse uyigeraho mu buryo bworoshye. Vestine na Dorcas rero iyo basohoye indirimbo nshya, video zose zibavugaho muri cyumweru ziba zishobora kurebwa nibura ku 100 views mu masaha 28, 500 za views mu minsi 3 ndetse na miliyoni imwe mu cyumweru kimwe. Iyi niyo strategy abantu banga kuvuga, ariko niyo traffic wave ikorera amafaranga menshi. Kureba ikintu kigezweho ukaba wagira icyo kivugaho. None urumva ko ibingibi byose bishoboka. Ese waba witeguye kubikora? Tangira mu by'ukuri utanga video 3 buri cyumweru, zose nibura zibe zifite kategori imwe. Urugero nshobora kuba ari motivation cyangwa business cyangwa sikaba n'umuziki bitewe n'ibyo ukora. Ikindi buri video yawe ugira igihe cyanyayo cyo kuyishyiraho kandi igendane n'ibiri kuvugwa mu Rwanda. Ikindi uhe thumbnail nziza ifite imbaraga, ifoto ya Vestine na Dorcas ushobora kuba wayikoresha, ariko ntutange feeling yo gukoresha image ya celebrity. Urebe content style, silhouette cyangwa se inspired by, atayiti bari ngufi kandi ifite amatiko. Ikindi message yo hagati ibiri motivation ikomeye. Icyo nakubwira ubuke kubabwira gukanda subscribe kugira ngo tugende twubaka imiryango ikize. Urabikora neza uyu mwaka ushobora kuzisanga winjije ama miliyoni. Ngaho rero ubuzima buracyashoboka, miliyoni ziracyaboneka, amahoro aracyaboneka, business iracyashoboka. Nta na rimwe wakwicara ngo nurangiza ngo uvuge ngo amahirwe azakwizanira cyangwa se ngo uvuge ngo amahirwe yarashize. Oya, amahoro aracyahari ku bantu bahaguruka, amahirwe aracyahari kuri buri muntu wese uyakeneye. Niba abantu nka Vestine na Dorcas babasha gukora ibyo ngibyo bakinjiza ama miliyoni, niba abantu basanzwe bo mu Rwanda bakomeje gukorera ama miliyoni kuri YouTube, ninde mu by'ukuri watuma wumva ko wowe utabishobora? Haguruka uyu munsi ukore, utangire business yawe, ikindi utangire channel yawe.